Davina amaze kumva hari abashyitsi bari gukomanga, yaje gukingura ku muryango. Ariko muri ako kanya, nyagasani, mu ndebere namwe abashyitsi bari baje hano mu rugo kwa Davina. Ni uruyoka rumwe runini ndetse n'urundi ruyoka byari biri kumwe ari ibiyoka bibiri. Uyu mwana arebye ahangaha yarumiwe, yanikanzemo. Ahangaha hari umuntu ushobora guhita yiruka akavuga ko ari ibintu bidasanzwe bibayeho, ariko nabyo ntabwo byari bisanzwe. Za nzoka zahise zinjira mu nzu ndetse biza byegeranya ahangaha. Uyu mwana arangije arikanga, ahubwo uyu mwana aranakomeye, nta nubwo yirukanse ngo ava aho ngaho. Aravuga ati mu izina rya Yesu, muri kugenzwa n'iki muri ino nzu mwa mashitani mwe? Wumva ukuntu umwana yahise avuga ati mugire vuba vuba mwongere umusohoke se nyine, mudusohokere mu nzu mugize vuba vuba. Ndetse umwana yarazi ngo ni abantu baje kubasura, kubera yuko byaje bihagarara ku muryango birakomanga. We yagize ngo ni abantu, kumbi ntago ari abantu, ni ibiyoka byari biri kwigendera gutyo. Ubwo uyu mwana n'ubwoba bwinshi yagiye kwihisha mu rugi, arabanza yitsimbamo. Bya biyoka byahise bihindukamo abakobwa babiri. Aba bakobwa babiri bombi bari bafite udutambaro bambaye mu mutwe, hejuru ku mutwe nyine twose tw'umutuku. Uyu mwana arangije arabitegereza, binjiye ari inzoka. Bakimara kugira mu nzu bahita bihinduramo abantu. Ushobora kubareba ukagira ngo ni abantu, kumbi n'ibiyoka byigendera, bakanura nabi shaho. Ndetse uyu mwana bitegereje, ubwoba buramutaha. Ndetse ahangaha arangije asubira inyuma, agenda ajya mu rugi. Uko ari kujya mu rugi niko b'abakobwa nabo bari guhaguruka. Barangije bitegereza hano mu nzu hose, wagira ngo si ubwa mbere bari bahaje. Witegereze urebe, wagira ngo si ubwa mbere bari bahaje. Mu kumara kugera ahangaha baritegereje, bose bari kugenda barabya akarimi, bari kugenda barabya indimi, kwa kundi n'ubundi inzoka zibikora. Hari ukuntu inzoka irabya akarimi ukuntu ukavuga ati ndapfuye noneho, ugahita umenya ko igiye kukurya. B'abakobwa barahagurutse bombi, bararakaye. Ndetse barangije baritegereza ahangaha, barabanza bajya muri mudi yo kujya muri ino nzu, barabanza bariyumvira. Ubwo umwana nawe yari abari inyuma, umwana ari kubitegereza. Basa nkaho baranabyirengagije, ibyo kureba ko umwana ari hafi aho ngo barabyirengagije. Barangije baravuga ati ubu twahageze noneho, reka dukomeze. Bombi bari gukanura, n'ubundi barebye mu maso wagira ngo ni inzoka. N'ukuntu bari gukanura byonyine wagira ngo ni inzoka, uburamutse bitegereje mu maso. Bahise bahaguruka, bari bapfukamye hasi, bahise bahaguruka. Mu kumara guhaguruka bose barangamira kureba imbere muri salo neza mu ntebe, buri wese niho yari ari kureba. B'abakobwa bidatinze barangije baravuga ati intambwe twagiye intambwe ku yindi. Uyu yarangije arabanza aratekereza, ndetse bombi bararebana. Uyu areba kakana hariya mu rugi, akana kanze kuvuga, nta kintu kimwe kari kuvuga. Karavuga ati uri kundebamo iki? Uri kundebamo iki wakiyoka we, wagishatani we? Wumve neza ukuntu umwana yamubwiraga ati wowe uri gisatani windeba, urandeba nkande. Ndetse uno mukobwa nta kintu yigeze amubwira, we yaricecekeye. Bombi baracecekeye, nta kintu bigeze bavuga. Barangije baravuga ati umva, ikiri kutugenza ahangaha ni mama wawe. Uyu mwana aravuga ati mama wanjye se muramushaka iki? Baravuga ati icyo tumushakira turakizi, gira vuba vuba wege ko aho ngaho, hanyuma rero dusange hariya muri salo mu ntebe. Nyagasani, umwana arikanga. Aba bakobwa baramubwiye ati niwamara kwegeka aho ku rugi uhita dusanga hariya muri salo mu ntebe, niho tugiye kujya kuba twicaye, kandi ubanguke ntudutinze. Batangiye kugenda intambwe ku ntambwe, buri wese ateganye n'undi, begeranye neza. Ndetse baraza barahindukirira icyarimwe, nta n'umwe uhindukira mbere y'undi. Bari kugenda nk'abari ku karasisi cyangwa se kuri paredi. Barangije nyagasani, umwana we ntabwo yabitinzeho, yese yongera afata rwa rugero yafunguye ari kubakingurira, arongera rwegekaho nk'ibisanzwe, kubera ko ntabwo bakwirirwa barangaje imiryango yose. Yarongeye yegekaho, ariko akomeza kwitegereza bari abakobwa ukuntu binjiye mu nzu yabo, agakomeza kubyibuka, akomeza no kwibuka n'ukuntu bahise bihinduranyamo, bose bagahita bahinduka abantu kandi bari inzoka. Byaramurenze. Umwana yegeka ariko abagumishaho amaso. Ushobora guhumbyaho gatoya ugasanga inzu yanyu barayicucuye cyangwa se bashyizemo n'ibindi bintu runaka utasobanukirwa. Umwana amaze gufunga ahangaha yahise aza kubareba b'abakobwa, yaje kubarebaza gahoro gahoro n'ukwitonda. Ushobora guhubuka ahangaha bari abakobwa nabonye badasanzwe, bakaba banakurya da. Nk'undi nk'uko tubizi mu busanzwe inzoka iraryana ikaba yakudoma, ikaba yagushyiramo ubumara, nabo wasanga babufite. Wa mwana yaraje arangije arabigira ngo aravuga ati none se muri kugenzwa n'iki mu nzu yacu,
ko muna muje mugahita mwicaza mu ntebe nta n'umuntu wabahaye karibu bababwiye ngo mwicare, muri kugenzwa n'iki mu nzu yacu nyagasani? Umwana yarababwiye ndetse arababwira ati nimugende, mama wanjye ntawe uhari, muri aka kanya ntawe uhari, muzagaruke ikindi gihe, kandi naho muzagume hanze y'igipangu, nibwo azahabasanga mumubwire ibyo mushaka kumubwira, ariko muri aka kanya ntawe uhari, byaba byiza mugiye. Bakobwa baramurebye baraseka ati ntawe uhari. Bombi barabizi ko hari bo baje baza amakuru ko mama wuriya mwana hari, niyo mpamvu bari gukomeza bamubwira ati tubwire se nyine. Umwana aravuga ati ko mutari kuvuga se ibintu bizima byumvikana, nimusohoke cyangwa se mu kimwe muvuge niba ndi bubisohorere, tutari buze kurindira ko mwisohora, ariko byaba byiza mubaye mwisohoye. Uyu mwana arababwira wagira ngo ni umuntu mukuru, nta nubwo yanabarebaga ngo abe yabatinya, nta mpamvu yo gutinya amasatani nk'aya ngaya, kubera ko ukuntu bameze ubwabo n'ukuntu bakanura n'ubundi ntaho batandukaniye nayo. Uyu mwana arababwira ati ko mutari kuvuga mwatewe n'ibiki, mwabaye iki ko mutarimo muravuga? Baramwihorera, banga kugira ikintu bavuga. Umwana azana bakoraho, aravuga ati ko mutari kuvuga mwabaye iki? Nimuvuge, muri kugenzwa n'iki ubundi? Nimumbwire ibyo mwashakiraga mama wanjye, hanyuma rero nimwamara kubimbwira, igihe ari buze gutahira niyaza kuva mu kazi ndaza kubimubwira, kubera ko uno munsi ntawe uhari kandi sinshaka ko muzongera no kugaruka hano. Byaba byiza rero musize ubutumwa ibyo mwashaka kumubwira, hanyuma rero nkazabimubabwirira igihe ari buze kuza gutahira. Bakobwa barangije bombi banugiye bararebana. Umwe muri bo aravuga ati umva, ibyo uri kuvuga ni ibiki? Witegereze urebe. Ati ndavuze ngo bwira mama wawe aze hano, turabizi neza ko ahari, kandi ikindi ugomba kumenya wacyana we, nta nubwo turi kugusaba, ahubwo turi kugutegeka muri aka kanya. Ati mutegeka nde? Ko njyewe nanjye ntabikora kuko mubimbwiye, ntabwo nabikora niyo yaba hari sinabimubwira. Mwebwe kuki mwumva ko mwaza hano mu nzu yacu mugashaka kuntegekera mu nzu yacu? Muri iki se mwitwaje iki mukantegekera mu nzu yacu nta soni? Umva rero mbabwire, nagira mbabwire ko ibyo bintu muri kwibwira mutanabigeraho, ibyo muri kwibwira nta nibyo mwanashobora. Mugire vuba vuba ahubwo mudusohokere mu nzu. Nimusohoke se nyine. Bakira ngo mama w'umwana yumvise abantu bari gutongana ahitaza. Mukuza nawe wagira ngo yari abizi ko bari buze kuza, yaje azanye na Bibiliya. Sasa wintebere nawe ahangaha. Ubundi baravuga ngo nk'uko umusirikare nk'uko intwaro ye aba ari imbunda cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye yifashisha mu kurwana, buri umukristo nawe uzamubwirwa nuko intwaro ye ya nyayo ari Bibiliya. Uyu yaraje aravuga ati kubera iki mugaru usanga muhagarutse kugira gute? Njyewe namwe ibyanyu byararangiye, muri kugenzwa n'iki mu nzu yanjye? Bisa nkaho n'ubundi uno mugore nawe hari ahantu baziranye, bisa nkaho hari ahantu bari baziranye, kubera ko arababwiye ati kuki mugarusemo, nta nubwo ababajije impamvu baraha, bisa nkaho bari baziranye. Arababwiye ati kuki mugarutse ahangaha, muhagarutse kugira gute? Kwibyanjye namwe byarangiye, nta gahunda nkigirana namwe, niki kiri kubagenza mu nzu yanjye? Barangije baramwitegereza baramureba, aravuga ati ko mutavuga se muri mu biki? Barangije bombi bararebanye. Ni abakobwa babiri bambaye udutambaro mu maso mu mutwe n'udutambaro dutukura, mu kurebana ntabwo byarangira ngo bose baramwenyuye. Witegereze, bararebanye baramwenyura. Arangije aravuga ati ubwo se muri guseka ibiki? Nimumbwire ikintu kiri kubagenza, mugabanye ibyo bintu byo kwisesasesa, ntabwo mbikeneye. Bombi bayigukiye icyarimwe. Witegereze urebe, baragendana buri kantu kose bakoze bagakorera icyarimwe. Bahise bahaguruka. Mu kumara guhaguruka sasa urebe, uyu mugore atangira gusubira inyuma, aravuga ati ariko ibyo mwakora byose nagira ngo mbabwire ko kuri inshuro muri buze gutsindwa, muri buze kuvanga mwabaye umuyonga, murashya nyagasani. Umugore aravuga ati ubu ngiye muri aka kanya namaze kwiyegurira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami, kandi muri aka kanya ntago nshaka na rimwe kongera kuba nakora ibintu nka biriya. Hari ibintu bigeze gukorana. Aba barangije baramubwira ati ariko uri umwe muri twe, uzi n'amasezerano wagize. Uyu aravuga ati nta hantu mpuriye namwe, ndetse nta n'ikintu mpfana namwe na kimwe. Aba batunguwe cyane n'ukuntu uno yabihakanye, kandi ngo barakoranaga ibyo bakoraga byose. Uyu aravuga ati ariko waretse kwirengagiza koko? Ibyo bintu uri kwigira ko bitaguhira, mbizi neza amasezerano twagiranye ko atararangira. Uri kurwana n'iki? Twagiranye amasezerano y'ubuzima bwawe bwose kuzadukorera, ugakomeza ukaba umwe mu bakozi bacu, natwe tugakomeza gukorana nawe.
none gute wumva ko waduhinduka? Niyo mpamvu twari tugarutse ahangaha kugira ngo tube twagusubira nayo, kugira ngo tube twakujyana. Nawe bari bamuzaniye iki? Agatambaro gatukura nk'ako nabo bambaye, bamubwira ati aka gatambaro nawe gafate, hanyuma rero dusubireyo nyagasani. Ni abakozi ba Sekibi bose. Ariko n'umugore ati umva ibyo mwakora byose mwumva bigenze bite? Yasubiye inyuma, bari gushaka kumuhereza agatambaro. Aravuga ati hoya, ntago bishoboka. Bishoboka bite? Ngewe njyana namwe gute? Nimwijyane. Ngewe nkimara kubona uno mwana wanje, uyu mwana ni impano Imana yampaye, uyu mwana ni impano Imana yanyigaragarijemo. Nagira ngo mbabwire ko rero ntazongera kugaruka na rimwe ukundi, ntabwo nzongera gusubira muri biriya bintu. Mu izina rya Yesu ndabitsinze, kandi mubimenye muvanga munasohokere mu nzu. Ni ukuvuga ngo uno mugore yari asanzwe akorera Sekibi, akorera Satani nk'aba bakobwa uko nk'uko bari kubikora. Ariko nyuma y'igihe yaje kugera igihe aravuga ati ibi bintu nta kintu byazangezaho, reka ngarukire Imana. Ndetse bari baramubeshye ko bazamuha urubyaro, bari baramubeshye ko bazamuha kubyara umwana, ariko n'ubundi nk'uko babimusezeranije ntabyo bigeze bakora. Ahubwo yaragiye, ukajya usanga arahora ajyana abantu ikuzimu, ahora bajyana kenshi cyane, birangira n'ubundi na wa mwana bamwemereye batamumuhaye. Rero kuri iyi nshuro bakimara kubona ko yahindutse, bagarutse kumureba, baje kumujyana, baravuga ati tugarukire. Aravuga ati ngiye mu izina rya Yesu ndabamaganye, mu nzu yanjye nimusohoke mugende. Aba baravuga ati ibyo ntago byashobokerega, kandi uri no kwishuka, muri aka kanya turagusubira nayo. Erega uri uwacu tugomba kugusubira nayo. Uyu mugore rero akimara kubivamo, akimara kuva muri biriya bikorwa bya Satani, Imana yahise imuha umugisha, agarukira Imana. None Imana yahise imuha umwana. Umwana rero yamuhaye nawe yari afite imbaraga akura ku Mana zidasanzwe. Arangije aravuga ati mwembi byaba byiza muwe mugasohoka mukagenda, kubera ko mama wanjye nanjye ni impano Imana yampaye. Nyagasani wumva umwana urangaha. Ati rero ibyo muri kwibwira ngo ni uwanyu, nagira ngo mbabwire ko muri kwibeshya cyane rwose. Mu izina rya Yesu, mama wanjye ntago muzasubirana. Mama wanjye ni uwanjye, kandi ni uwanjye n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero kubw'iyo mpamvu musohoke mugende. Uyaranjije aravuga ati ariko se wibagiwe amasezerano twagiranye? Akira, fata kano gatambaro ku neza, hanyuma rero uze tugende. Ibyo ngibyo uri kwigira ubivemo, kubera ko ndabizi ko nta n'ikintu byakugezaho. Uri kwigiza nkana, uri kutugora udutinza, ariko n'ubundi turaza kwemera. Twatumwe, udukuriye yatubwiye ko ugomba kugenda mugasoza amasezerano mwagiranye, hanyuma rero mwamara kuyasoza ukazaba ari bwo ugenda. Kandi urabizi ko amasezerano mwagiranye nawe ubuzima bwawe bwose. Yadutumye ati rero tuze tugusubiraneyo, ntabwo uri buze gusigara ahangaha na rimwe, ahubwo gira vuba vuba ufata agatambaro tugende. Uyu mwana aravuga ati muri kwibeshyerega, nababwiye ibintu ariko ntabwo muri kubyumva. Mushaka mwabyumva, kubera yuko niko kuri guhari, uko kuri niko kuri dufite. Rero byaba byiza musubiye mukagenda. Ati wakanawe nawe ceceka, wese uri kuvuga iki? Ntabwo ari we watuzanye aha, kandi watuzanye arahari, nawe agomba kwivugira, kandi ibyo ari buze kuvuga avuge yemera. Uyu aravuga ati musohokere mu nzu mugende, mutumuke mugende musohokere mu nzu. Nababwiye ko ntazakorana namwe ukundi, nababwiye ko ntazongera kugaruka iwanyu ukundi. Nimugendere mumenye ibyanyu, nanjye ngiye kumenya ibyanjye. Umwami n'umukiza wanjye Yesu Kristo arampagije, ibyo namusabye byose yarabimpaye. Mu gihe mwebwe ibyo nabasabaga nta na kimwe mwampaye. Rero sinshaka no kongera kumenya ubuzima nari mbayemo. Ubu narahindutse, ubu narakijijwe, nakiriye agakiza. Rero kubw'iyo mpamvu mureke kunkura mu mavuta, ni mugende. Mu izina rya Yesu ndabamaganye, ni mugende. Akomeza kubatokesha, ndetse abangaba baravuga ati rega uri kwibeshya, ibyo ntago byakunda, uri kwibeshya cyane. Twaje ahangaha ntago turi bugusige, twakora n'igishoboka cyose ariko tukakujyana. Ariko nawe aratsemba yanga kuva ku izima. Baramubwira ati akira, fata ahangaha se nyine, fata ahangaha. Uyu aravuga ati icyo kintu ahubwo ndakibakubitana cyose, ndaza kukibatwikana. Rero mbagira inama mwagenda bikiri mu maguru mashya, kubera ko ndaza kugitwika namwe muhiremo. Nta n'umwe ari buze gusigara hagati yanyu mwese. Mufate icyo kintu mugisubizeyo, mufate icyo kintu mukijyana. Umwana ari hafi nawe ari kubireba, aba bamaze kubona ko yakomeje gutsemba, yanze kuva ku izima. Barangije ariko si umuntu bari kwigira, ariko mva yabishobora. Uyu mugore nyuma yuko amaze kugarukira Imana,
akumva ko ibyo yakoraga ari ibintu bibi cyane, akumva ko agomba kwiyegurira Imana. Ubu noneho ibintu byose byagiye mu mucyo, asigaye afite amahoro, asigaye ari wa muntu ukunda gusenga, Imana yanamuhaye umwana. Ndetse nagira ngo mbabwire ko igihe nawe uba ubona uri mu bibazo cyangwa se uri mu byaha byarakokamye, ibyaha byarakubase, anytime igihe runaka rwose ushobora guhinduka ukaba wagarukira Imana ikakwakira. Buri Imana ntabwo ijya yinubira ko umwana wayo agarutse kwisaba imbabazi, ahubwo ibikunda cyane kurushaho. Niyo mpamvu niba waraguye mu byaha wanabivamo ukeguka ukagarukira Imana. Ubwo bidatinze aba bararebanye, bamaze kubona ko uno mugore yakomeje kubahakanira adashaka kuba yajyana nabo, bararebanye barangije bararakara. Uyu aravuga ati ni inshuro ya nyuma, ushobora gufata kandi ugatambara ukakambara ukaza tugasubira. Arabyanga. Sasa umwe yahise avana y'ibibaraga, hari ibibaraga yavanyeyo, ubwo n'imbaraga za Sekibi n'ubundi aba yarabahaye. Uyu mugore arangije atambika Bibiliya. Bimwe nababwiraga ati Bibiliya ni intwaro y'umukristo, ahari mu bibazo hose, ahantu hose Sekibi yagusanga, iteka n'iteka uba ugomba kuzayitsinda ukoresheje Bibiliya. Kandi iyo uyizereramo abundi uranatsinda. Nta muntu warwanishije Bibiliya ngo atsindwe, ibihe byose yahoraga atsinda. Ndetse hangaho uyu mukobwa yaje, intwaro Bibiliya burya irakomeye koko. Yaramuganje, arangije atangira kudandabirana. Yampaye inka. Imana nta kitakora nta n'ikitashobora. Uyu nguyu uri kurwanisha Bibiliya yakubise uriya yatumwe na Sekibi byose. Arangije arongera arahaguruka aravuga ati erega ntabwo njya mva ku izima, ntabwo tuva ku izima. Mu kumara guhaguruka wa mugore arongera atambika Bibiliya nanone, arongera arayikoresha ndetse n'ingabo imukingira, ndetse akomeza kurwana nabo. Aravuga ati ibyo mwakora byose ntabwo ngomba kuva aha ngaha, ntabwo mwasubiza kwa Sekibi ngo mbyemere. Nahavuye mpavuye, sinzahagaruka ukundi. Ndetse nako uko yakomezaga kurwana kenshi cyane, ni nako n'ubundi yakomezaga kugenda bose anabaca imbaraga, anabaca intege, bagenda bacika intege gahoro gahoro. Uwa mbere we yarabikoze, ariko n'ubundi bibi by'ubusa. Imbaraga yazanaga zose zageraga kuri Bibiliya, bikarangira n'ubundi zitsinzwe. Uyu mugore arangije aramufata neza, aramuzunguza. Hari ibibaraga nawe yavanyeyo, imbaraga z'Imana zirakora. Ubundi akimara kuzivanayo zaragiye neza, zikubita wa mukobwa, ziramukubita, aradandabirana, arongera yikubita hasi. Iyi ni inshuro ya kabiri atsinzwe, ni inshuro ya kabiri yikubise hasi. Ariko mugenzi we amaze kubibona, ukubise mugenzi wanjye rero wibwira ngo biraza kuguhira. Yavanye y'ibibaraga nawe. Mu kuvana y'ibibaraga uyu mugore arongera atambika Bibiliya. Niyo ntwaro yonyine afite, nta mbunda afite, nta nkoni, nta cyuma, nta kintu na kimwe afite. Ariko n'ubundi intwaro yonyine afite yari imuhagije. Iyi Bibiliya yari ihagije kuba yakwivuna umwanzi, ndetse yashyizemo imbaraga, naho n'ubundi bose arabatsinze. Nababwiye ati imbaraga z'Imana ziratsinderega. Niba utanizeraga Imana muri aka kanya, urebe ibyo yakora uramutse uyizeye. Niba yarafashije uno mugore gutsinda abantu bantu, noneho wowe uramutse uyizeye, bya bibazo byose wahuraga nabyo, bya bibazo byahoraga bikuzitiye, twa tuntu wasanga tukoshya kenshi, twose twahita dukemuka ugasanga uradutsinze. Muri ako kanya bamaze kubona ko ibintu bikomeye, bahuje imbaraga. Bisobanuye ngo niba yatsinze uwa mbere umwe, agatsinda uwa kabiri umwe, noneho bagiye gushyira hagati imbaraga zabo bazihurize hamwe. Hanyuma rero ubwo muri make agiye kurwana n'abantu babiri icyarimwe. Sasa reka tuze twitegereze turebe. Barangije barahaguruka, barakaye, arabasuzuguye. Kandi nanone ni ngombwa ngo abasuzugure, kuko n'ubundi bihe byose bazakomeza batsindwa. Baragiye bakusanya ibibaraga byinshi cyane. Mu maboko yabo bavanye ibibaraga, bakibikubita Bibiliya itigwa hasi. Nyagasani, Bibiliya yaramujabutse ihita yikubita hasi. Ubundi hanga ni nka kwa kundi usanga umuntu yari ari mu masengesho ariko akadohokaho gatoya. Ako gatoya rero ubudohoseho, hahandi n'ubundi usanga Satani ari hahita gufatira, ugasanga ni hakugoteye. Biba bisaba ngo niba uri mu by'Imana bijyemo wese, ubigumemo wese. Nawe yajabutsweho gatoya, bakivana y'imbaraga ya Bibiliya iramucika igwa hasi. Ariko mubyibuke ko uno mudamu hari impano yahawe n'Imana, hari impano yahawe ariyo uriya mwana. Bateranyije ibibaraga kugira ngo bamurangize uriya mugore, baje kumwica. Kumba ahangaha hari impano buriya nakubwiye ati hari impano zidasanzwe. Uyu mwana imbaraga bavanyeyo yarazizitiye, arangije ahita zibakubitisha ahubwo bwabo. Nyagasani, umwana urahanga ntagasanzwe, nawe ni impano y'Imana. Umwana yabyivugiye kare, ndetse na mama we yabivuze.
uyu mwana arangije aravuga ati mwamenyereye mama wanjye, muramumenyera cyane, reka nze ndaje mbereke ko umukozi uwo mukorera bosi wanyu nta kintu yankoraho, mbereke ko bosi wanyu yatsinzwe kandi azakomeza gutsindwa. Ndetse ahangaha uyu mwana arangije aravuga ati mama buretse ho gato ndaje nkwereke, hari utuntu ndi gushaka kubanza gusoza ahangaha kugira ngo mbanze mbahe gasopo n'ikindi gihe hatazagira umuntu wongera kukumenyera. Ariko mama we yaje yirukanka aravuga ati umva Davina, bareke ngo inanga nkwereke. Ariko umwana arabyanga, aravuga ati mama reka mbahane, nawe bakumenyereye cyane kandi rwose Imana yacu ntago igitsindwa, ibihe byose iratsinda. Rero kubw'iyo mpamvu reka rero yigaragaze n'ahangaha n'abari abagore tubereke ko bayobye, tubereke ko ibintu barimo byose ari ubuyobe, uwo bakorera ibihe byose azakomeza atsindwa, azakomeza atsindwa mpaka. Ariko mama w'umwana n'ubundi yabonye ko nta herezo, aramureka. Sasa reka uze wirebera umwana ahangaha agukubitira abakobwa, agukubitira amagini, ni nka ya ndirimbo ati nkubitira igini mana. Nawe rero uno mwana nibwo buryo yabikozemo. Imana yamuhaye imbaraga akubita utugini hano, aradukubita, aba barakubiswe wagira ngo ni amashanyarazi ari kubakubita. Umwana arabakubita bakabyumva, bagataka bakabyumva. Umwana yavanye ibibaraga byinshi arabikusanya, yabivanyeho byinshi arabibakubita. Noneho sinzi niba ahangaha barokoka, nta kurokoka guhari, batangiye gushya bumva. Za mbaraga z'umuriro bakoreshaga zatangiye kubatwika ubwabo, zatangiye kubatwika. Ubundi Satani arakwigarama, uramukorera ukamukorera, ariko igihe iyo kigeze uyoberwaho imbaraga yaguhaye zigiye zita ziba umuyonga. Ariko Imana yikomeza iguhereza imbaraga ibihe byose wayizeye. Umwana amaze gutsinda ariya magini yahise agaruka hano inyuma. Mama aravuga ati mwana wanjye ibyo bintu wabikuye, izo mbaraga wazikuye he? Mama we yaranatunguwe, ntabwo yarazi ko umwana we yagira imbaraga zingana gutya, ntabyo yarazi. Umwana we yaramutunguye cyane. Burya koko impano wahawe n'Imana ibitandukanye n'iyo undi wese yaguha, n'iyo umuntu yaguha, cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose wahabwa n'abantu. Buri Imana iyo iguhaye impano iba yiguhaye. Iyo mpano rero iba igomba kuzakurinda aho uzajya hose, iyo mpano iba igomba kuzakubeshaho. Uyu mubyeyi yahise aca bugufi, arangije ahobera umwana we cyane. Ndetse ni nyuma y'uko yari avuye gukorera na Sekibi bajyaga bakorana, akorera Satani. Ariko nyuma aza kubona ko gukorera Satani nta kigenda, yigarukira mu rugendo rw'Imana rwo gukorera Imana. Ariko Imana yahise imuhimba umwana. None Imana umwana yamuhaye niwe mwana muri aka kanya uri kumwitaho, niwe mwana umutabaye igihe Satani yaragiye kumugarukira. Uyu mwana arangije avuga ati mama kora ahangaha, ibihe byose uzaba uri mu bibazo nzaba mpari, nkuko nawe igihe cyose ndi mu bibazo uba uhari, nanjye nzaba mpari. Ati yego mwana wanjye rwose ufite umutima ukomeye, ati kandi ndagukunda cyane. Ati mama nanjye ndagukunda. Ati rero nta muntu n'umwe ugomba kuzakuvogera, nta muntu n'umwe ugomba kuzakwinjira uko yiboneye, kubera yuko nzajya mpita mpagoboka, kandi ibyo ntabwo nzemera binabaho. Nta nshuro n'imwe n'iyi ngiyi nzigera nemera bibaho. Igihe cyose uzakomeza utsinde, uzakomeza utsinde. Kandi mama ndagukunda cyane, namwe ndabakunda cyane. Ese nawe wizera Imana? Niba uyizera izagutabara mw'ubu buryo, niba utayizera kandi nawe ukaba umeze nka bariya bakobwa, nagira nkubwire ko Satani azakwandagaza, azagusebya. Nizere ko mubonye ko Imana igihe cyose iratsinda. Rero uwakoreye Sekibi iteka n'iteka aba agomba gutsindwa, agatsindwa akongera agatsindwa. Imbaraga z'Imana aho zigeze hose ziraganza, nta mbaraga za Sekibi ziba zigomba kuzikorereza ngo zibigereho. Ndabakunda cyane, duhure no mu zindi nabateguriye. Inkuru zacu nakagaruka, ndetse n'Inyazo Films zizitegura ikanazibagezaho umunsi ku munsi ziba zihari. Ciao ciao.